wari wakundana n'umuhungu w'umunyamurenge ko nzi ko ariho wafatiwe wari wakundana n'umuhungu w'umunyamurenge twarakundanye nsanga dufitanye isano ndakuramukije ni muyomba wanje wa mwarakundanye usanga ari muyomba nsanga dufitanye isano Revera Matayo arambwira ati mukobwa wanje ndagusengeye Imana iguha umugisha niyo YouTube channel Imana iha umugisha kandi umugisha waraje nukuri byarakunze kandi nukuri byarakunze nukuri ndashima ndama y'izari turamusuhuje turagusuje pambo Rero abandi mwaramutse bitewe n'aho mugiye muherereye amahoro y'Imana n'abana namwe mwese nje uri kuri mikro no wase Sara hanyuma ikinyamakuru cyanyu ni Kim Films twaye kaze n'akariho nshuti zacu dukunda cyane basangira ngendo tube tubana umunsi ku wundi rero tungiye kubabwira ngo turamze twongere tuva amakuru tuntu n'utundi hirya no hino aho iminsi igeze rero imbere yacu Niko muri kubibona turi kumwe n'umutumirwa wacu musanzwe muzi hano kuri Kim Films z'ubwa mbere aje ariko kandi kubw'abatu abantu bacu badusabye kongera kumugarura kongera turamugarura tubakaze n'akaribu hano asandi cyane hano gahabaye muhira neza wamuranje nyakuramze ndaranje nk'abantu se ayo niyakiriye ya mazina nimba atarahinduka ni nkayahe Nyabitanga Mbese ugira rimwe nk'inani oya irya kazi ni Nyabitanga ariko yanje yo ni yandi ntiyahindutse niryo nirya Nyabitanga kiretse n'ushobora ko mbwa Nyabitanga yo ni YouTube channel yanje ariko akaba ari izina niryo gusa byari indirimbo izina ni Nyabitanga ntari indi zina ngiye giturazisha abandi ayaje bwite nitiranwa na data sinkunda gukomeza kuvuga amazina ubwo bamenye Kenny Nicole niryo zina ry'umubyeyi oya ye data yitwa Nkusi aha urakoze cyane rero Nyabitanga naje girye nubwo ndi kubajije sinuritinyuka ngo ndyataguye cyane izina ry'umubyeyi ribari ryubashwe cyane ryubashwe ngira abasaza banje ugira umwana w'umukobwa shitondemo gakeya ejo naje ubundi bizohinduka nyamjare wewe nawe ukuntu wabaye nk'inkingi cyane kandi wewe nawe baye nkamwe kandi umukobwa wawe ni sawa yewe waramubonye ni sawa kandi ufite abasaza bawe beza cyane uzobabwire ngwino ngo nkasize umugeni ziracyakamwa bazizana kandi ndabizi ko iri hakurya zirahari ku musaza zirahari ni ukuri nco kintu data afite aha Nyabitanga rero turakoze utuntu n'utundi topic nawe ngira ngo urabizi jewe nawe twahuye iziba nkigorana n'utuntu n'utundi mugani kera bageze bavuga ngo bagiye mu tuntu n'utundi kuri radio harya ari Radio Rwanda cyangwa ari Butare banza sinibuka neza ko shokora Radio Rwanda cyangwa Sarusi niyo yabagaho ngo Sarusi amakuru intasha ake narayikundaga nayo zasabwe mu ntashe n'ahazagamo indirimbo zizasabwe umuntu utarakundaga radio n'ubu uracyakoraga kwa kundi cyangwa hari ukuza ubu nyine sinumva nkimenya amakuru ya Sarusi haraje Kiss FM ntabwo Kiss FM ubu nyine ntihagaze neza Kiss FM oya n'izindi radio zihagaze neza ariko umuntu agira aho afatiwe naho nafatiwe Nyabita niba atari ibanga wari wakundana n'umuhungu w'umunyamurenge ko nzi ko ariho wafatiwe wari wakundana n'umuhungu w'umunyamurenge twarakundanye nsanga dufitanye isano ndakuramukije ni muyomba wanje wa mwarakundanye usanga ari muyomba twarakundanye nsanga dufitanye isano niyo mwabaye nka ndirimbo ariko niya Bad Boys niyo wasanze murayimuririmbira murarekana urayimuririmbira gutya nje nawe turayumva turayitegera ndarira nawe ararira ndambwatsi mutandukana nyagutandukana ariko ndamurangira umugeni turamurangira ubu nyine yakomeje kwigira nabi nawe ariko nukuri akeneye umugeni kandi ni umusore w'umutima mwiza abantu muzamushakira umugeni utari umusinga ko uwo ngo ni umusinga
Urumishwa abasiwe. Urumishwa abasiwe. Ni muyomba gutya mu nzu kwa ba mama. Ayi wewe, pole haki. Ariko ntacyo urukundo ruzaho rushaka nta kibazo ubutahanye. Uzagira none. Niki kintu waba ureba ukavuga atari iki kintu cyari gikwiriye abanyamurenge. Kabanga ikintu hari ikintu wenda ushobora kuvuga ati hari inzu bakundira. None ngaho tubwiye icyo bakundira n'ibyo banenga ushobora kuvuga ati ikintu kiniki cyari gikwiriye. Reka nkubwire ikintu kitari gikwiye mu banyamurenge. Kubona umunyamurenge arimo arasubizanya na mugenzi we babwirana nabi. Kuko mwebwe muba muri kondisiyo yo kwataka. Kuba mwakwataka hagati yanyu ntibikwiye abanyamurenge. Abantu bakoresha social media z'abanyamurenge tibikwiye ko mwakoresha izo social media musebya bene wanyu nimba ari wakoze amabara hanze ahangaha aho kugira ngo mubikemure mubizane kuri social media z'ahangaha baje mu mirara muje mu mirara umuntu niba akoze ikosa nti yakoze iryo kosa hagarariye umurara w'iwabo oya yarikoze nkawe ku giti ciwe wiza kuvuga ngo se ngo wabonye nyirarume wa runaka ngo umuhungu ngo wabaki n'abaki ibyo bintu ngo bari byo muba gusa mweje kuri peer pressure ya social media z'abanyarwanda na hehe hose ibyo ni ibyabo muberekane bibi byabo ariko mwebwe hagati yanyu mwimenye mwibukane hagati yanyu kuko uwo murara tihabura mwene wanyu wowe ushatsemo cyane rwose tiyobura ibintu bishoboka kandi nujya kwataka umurara uzuba watatse abe wanyu washatsweyo abo bana babo abe uzashaka ejo n'ejo wundi si byiza niba umuntu akoze ikosa mu muhane nk'abapana kugira ngo bikwiye bareke kubishyira kuri murara cyangwa se niba umuntu akoshe agakoshera ku karubanda mubanze mumenye ngo ese mu banyamurenge bazahanira kwa rubanda tibikureke namwe tibinakwiye guhanira umuntu ku karubanda ariko igihe bibaye mukavuga muti yakosheye ku karubanda reka tunamukosorere ku karubanda mukosore nkawe apana gumukosora ngo urakosora ngo murara wa barunaka ngo umaze ngo kunanirana ngo bagize gutyo shefu wa murara n'abakoze ibyo bintu cyangwa guturuka mu gisekuruza ibyo babagamo sinabose n'uwabikoze ntiyaje nka representa w'umurara muhana umuntu ku giti iyo mutagiye mu mirara munyarika uzawumva wigira amatsiko byibura yo kuzagira ruguru yo kuzagira iriya ruguru muri Kongo abena nyogokuru wanje ari mu kwarota atahazi ngarutse kurota ngo ari kuja ngo ari Kanyabayonga ni Masisi yarose ngo ari kujayo ngo agarukira Igoma ayi wowe bazomugeze ngutazavara tazafata aragerayo nuko kugira gute none nimba ari mu kwarota hose imyaka 80 ni ayi mu murekeri Rwanda none wowe wumva wagira wenda nka ruguru uzawumva wafitiye nk'amatsiko kuko ntago yabura ko ukuntu nyine bavuga ngo ibintu ngo natire nyine ngo na ahantu heza ngiye nkunda ibintu natire nyine ibintu bya ibiti ndi umuntu umeze gutyo so kumva rero ngo nahara nibyo bintu bihaba mba numva mfite amatsiko yo nyine yo kubona aho hantu ukumva wahagera uzo natire nyakashasa n'uzumbwira ngo haba ngo nimigeze ngitemba avuga none siho abandi bambwiye aziko harata cyane ibaze kugira ukamubona ko uruzi rutemba rukavangiriya apana Nyabarongo kandi ibyo ni ibintu turi mu kwishonga umuntu yagiye Gisenyi ngo kureba amazi ngayibaye ngo Gisenyi ngo narayabonye ngo none ngo reka ngende ngo nje kureba ngo Victoria kandi ibibazo twebwe nonoga bibaze nkazatanganyika ibiti byose kibyo byose twebwe hano abantu bari mu kubyishurira kaba ikibazo kandi ukaje kuri kondisiyo ari nawe uje bakubwira ngo ntakamera ngo ndi wifotoze rero ntaga amatsiko yo kubona ahantu hameze gutyo yabura ntago yabura hari n'umuntu wambwiye ngo habanga indabo urabona amatelefone kera kiza mu wallpaper kenshi wasangaga harimo nk'indabo cyangwa mu televiziyo ko kuri televiziyo bitarafata sinyari hagati hajyaho hari n'ururabo rwitwaga ngo ni igitenge Tiwigeze urubona ageze ubona kumwe twageze ururabo rw'umuhondo rumeze nk'agati harimo nk'ikintu cy'umukara hari umuntu wambwiye rero ngo zirandabo ngo tubona babyita ngo ni amawadi uriya cameraman top level kuri akuntu mujye mufata nk'ifoto y'umuntu mugiye nko kumukorera nka photoshop mukamwicaza mu ndabyo ziriya ndabyo muzita izo ndabo bafita gute nyine flowers no hari irindi zina bajya bakoresha simbyibuka bari umuntu wambwira ngo zirandabo zirahaba none amatsiko ntiyobura yewe
niki wakundiye social media y'Abanyamulenge cyangwa se ubona igeze he kuri none? Kuri none bimeze neza kuko icyo nakubwiye cy'imirara n'ibiki hari ibinyamakuru by'Abanyamulenge bikomeye byabivanyemo biba kiri muri ayo matiku y'ibiki n'ibiki ubu nyine mugezeho gukora igikenewe mukareba mwebwe nk'abanyamakuru social media aba influencer b'Abanyamulenge bakavuga ati tibikwiye ko twirirwa tuvuga ngo ikanisiri niri batenze umuntu kandi ruguru hari ibibazo ntabwo duhaguruke dutabarize ruguru social media zanyu zirimo ziratera imbere pe kandi cyane ni ukuri Imana ishimwe ubwo igize niki cyaguteye biri no gufasha sorry kuguca mu ijambo biri no gufasha abantu bakecuru b'Abanyamulenge izo generation nkuru kuri twebwe kumva ko bino bintu ari umurimo atari uburara atari iki birimo birabafasha cyane rero ni intambwe nziza ni intambara cyane ni intambara kumva ngo Sara w'umudamu ari hano ko arakora ibintu nk'ibyo ni intambara uwaje kurwana igihe rero uri kurwana intambara ukagenda ubona insinzi biba ari sawa bari kugenda babyumva bari kugenda batinyuka Abanyamulenge bakaza ku makamera bakavuga social media muri kwitwara neza sande cyane kuri none ese ikimpano wenda ubona cyane cyane z'Abanyamulenge izo ubona ukabona uwakunze nkiziye yewe usika Abanyamulenge ari abanyempano cyangwa ntabwo bizi sindabona umunyamulenge nyine tuvuge wenda ngo muri football yage muri football ngo biranze sindamubona kuko nk'ubu mu Rwanda turabafite b'abakobwa ndetse n'abahungu bakina amavole ukabona ni sawa rero impano cyakoze ahantu muneshereza kuririmba hari aho mwaranesheje kandi ngira ijwi ribikuta abandi bantu wowe papa legend nigize kuririmba umwe ni umugabo undi ni umukobwa naho gusa dutandukane ariko yasa ngo ndi umuhungu ari kuririmba kuriya naje no ririmba nabi no kuri ndirimba nabi pe ndirimba nabi rero impano yo kuririmba yo ni ikintu mu gifitemo amanota menshi ari hejuru cyane kuko ngira ngo waranabonye ukuntu bagiye bakira bamwe mu bahanzi b'Abanyamulenge bunyine mbonyine yo muhanzi dufite mu Rwanda wujuje BK Arena gutya no hejuru kugeza nubwo bahagaritse abantu kwinjira bagasigara ku muryango urumva rero ni ikintu mu kituneshaho uretse ko n'ibindi byose nabonyemo Abanyamulenge ntawe nigeze mbona arimo aritwara ya feelings nta na hamwe kabisa muri make mu mpano zabo barapushinga cyane ni bimwe nababwiye nyine impano mwege muri abanyempano yego ikintu baba babura ni ugutangira icyiciro kintu gusa iyo yagitanga Imana izigiye umugisha niba ari amasengesho ya bamukecuru mugenderaho sindamenya kandi n'abasenziga cyane abakecuru ba kera benshi bibonye wenda kuko wari uvuze twinjiriye aho ngaho generation y'abakera niba ubonye cyane cyane ko uri mu bantu babana nabo umunsi ku wundi ese nk'iyo ubonye wenda tuvuge mu bijanye no gusenga Abanyamulenge ba kera ukuntu basengaga n'ubu nyine ubona hari itandukaniro rihari ibintu byo gusenga rero sindi ubyinjiremo cyane kuko sindi umukristo wa nyuma ariko itandukaniro ryo of course ntiryabura ubu ngubu haba harajemo igisirimu harajemo kwimuka abantu bakava hamwe bakajya ahandi ibyo basengeraga si byo bamwe muri bo ngubu bagisengera itandukaniro ryo ntago ryabura umwana w'umukobwa w'umunyamulenge kuri none bavuga ko wenda kwambara urabiziga ba kera yarirumbiye kuri twebwe n'uwambaye ijipo n'ipantaro byabaga ari ikibazo ese kuri none ubibona gute abakera n'abubu nyine mu bijyanye n'imyambarire abubu imyambarire y'abubu niyo yanjye niyo yawe sindi buje kubagaya nkuko murambara ipantaro n'ubu ndahaguruka hano nshema ipantaro ariko ntiwabarenganya kera umugore yari umuntu wo kuba ari mu rugo yita ku bana niba ari ayo mata bikira niba ari ibyo byansi bakoza ibyo yabaga ari umuntu wo mu nzu ariko ubu ngubu ndabyuka mu gitondo nze ku muhanda kuri stage gutega imodoka nimbona iri kuntinza nurire moto none umuntu azurira moto na rya kanju matatu zo muri Kenya nse zihagara umuntu azayivamo igenda urumva ko waje muri ayo ngayo ni kanju rigera ku birenge cyangwa n'urupande cyangwa n'iki abubu ngubu ibyo turi ni imihangayiko y'isi niyo iri gutuma sometimes twambara uko twambara ariko simvuze ngo bambara ubusa ngo nuko ari imihangayiko y'isi
ubusaho uzenda nanje no bwambara ariko no bafite impamvu na bwambaye ariko ntabwo bafata abo ngo wageranye n'abakera urumva abantu bakera baraho n'abantu bo mu nzu kwa ntabwo ugeranye umuntu wo mu nzu n'umuntu wabyutse yirukanka mu isoko urajya kunama mu isoko n'ijipo umuyaga nuza wunamye rya jipo riraje ku mutwe so ntabwo wabarenganya rero ku myambarire imwe n'imwe nk'ipantaro sinarenganya umuntu ijipo idakabije nayo sinarenganya umuntu niko abyumva ni as long as ndi bwicare ntibinsabe ko mfata isakoshi ngo nyishyire hano imbere ngo mfatire ikintu kugira ngo ntambare nabi mba numva ngewe ibisigaye ntacyo bitwaye umuntu uba wumva ari sawa kuko ntacyo bitwaye umuntu kuko ijipo rirerire ntirisobanuye ubukirisitu nanone uwo kwambara rirerire nyuma ugakora ibindi bibi kuko nakwambarira igufi sinkora ibibi Kenya yakwakiriye gute muri rusange yaba media yaba abantu basanzwe mwarakoresheje aba media ndi mu kuvuga nkagwara isereri njaho kwa isereri y'amagambo kandi bashi ni gute uzibona amagambo ahubwo ugakora kuri channel zibiri umunsi ugakora ku video zingahe urumva hano muba mumbaza iyo umuntu akubaza rero urasubiza kandi ubwonko bwanje Imana yampaye umugisha irahaye ikiyu nziza ihagaze neza ko wambaza nkagusubiza rero ntabwo bigoye nkuko ngewe ngo nawe ndimo ndabaza yego kandi gasa umuntu buriya ari umuntu umwe nabwo byagorana sinabona ibintu ngwaje uyu munsi n'ejo biranagora ntiwabibona ariko urumva mu abantu batandukanye hari ikibazo mfite wowe uriya so mukambaza nanjye nkabasubiza ntago ese Nyakinshasa ni muntu ki kuri wowe Nyakinshasa ni inshuti yanje magara y'umumaro kandi uragira ngo ndenzaho ni inshuti yanje magara y'umumaro afite icyo yamariye kandi na appreciatinga cyane kinakomeye so ntago nyine mu magambo ni inshuti yanjye magara nicyo gisobanuro cyonyine nabona navuga kuko ntago nabwira ngo Nyakinshasa ngo ABCD no ni byinshi kuburyo ntabona n'ukuntu mbitondeka iyo ureba ukuri none ese waba ugiye kugenda cyangwa mwarakinye muri timu Kanyamukwego turabizi ko utogenda ndango tiwora ugenda udakinye tiwobishobora worenga umupaka urenga cyane yoca kwitorera taramukije abakristo b'ikanisa oya ndacyari muri Kenya Kanyamukwego n'aba afite gahunda yo gukora tuzakora kandi n'aba ntayo tuzombuza gutaha ngo nuko nta gahunda afite twakubonye ejo bundi ku mushumba Lewis nagiye nawe kumukubitiramo ariko Jesse uri umwana mwiza urumva nageze hano kugenda Lewis ashobora kuba yarankeneye ndi mu Rwanda ntibikunde kubera ko ari Kenya ndi mu Rwanda ariko nageze kandi ati yewe mfite ibintu nshaka umfasha mfite rore nkeneye mbona wafitingamo neza nimba byakunda ndi hano ko kitakunda n'ukugenda ukamukubitiramo kuko naje yageze Rwanda yokubitiramo cyane no gufashanya regisi ntawigira ntawigira undi ntawigira Abanyarwanda bajya bita abana babo ngo ntawigira iryo ni izina ry'imigenurano cyangwa ry'imigenurano uva ko mbizi byose wowe gatwara turanze mu Rwanda nawe se urundi wundi wo gutindaho Nyabitanga niki cyatumye agira imbaraga zo gufungura cana rero iriya cana kuva umunsi ngaragaye kuri kamera kuva nko muri 2022 ni kuri barambwiraga ngo nifungure cana yanje wafunguye cana ukabona nyine nkumva je sinzi ndabireka buriya umukameramani wanjye niwe ubizi najyaga mu muganga nkambwira tumva mu gitondo turakora mu gitondo hamagara nkambwira ati ibyo ni ibyawe byihorere se gukora iki byama nimba nta kandi kazi ufite je sindi buze gutyo umunsi umwe ndabyuka ndatekereza kubera iki ubundi nta fungura YouTube channel ko mfite amakuru menshi kandi ikindi zubi ko tutari gukora muri no minsi kuko twari dusanzwe dukora why not se njyewe ntabifungura so ndayifungura ndavuga to yaye kanesha satani kanesha satani Apotre Ndamayize ndamushimiye rese ni Revera ni mwanga muze amakuru ni byo ko atari Apotre ni Revera Matayo arambwira ati mukobwa waje ndagusengeye Imana iguha umugisha niyo YouTube channel Imana iha umugisha kandi umugisha waraje nukuri byarakunze ndashimye nukuri ndashimye Ndamayize ari turamusuhuje turagusuje pambo turagusuje muso wanyu tasa nongera Ndamayize
ico ganishoboye umugore ni umunyabyinshi kandi uri umunyabyinshi isano n'umugore ahubwo ushobora kuba uri muramo urumva kumwita papa mdogo n'icyubahiro ngomba umuntu mukuru nk'uriya ariko isano yandi ya hafi yo tayo umwe ni mu Rwanda undi ni muri Congo ariko niba umugore ari umunyabyinshi ubwo ni bofu w'abanyabyinshi yasuko ndameze ni bofu w'abanyabyinshi umukwe wabo ni umukwe w'abanyabyinshi kandi yarashimye ndabyibutse ariko mu by'ukuri azashigikira nka Mayive ni umuntu w'umugabo cyane azashigikira umuntu muco atembera mu gukora njya mbona asengera umuntu muco ashoyemo amaboko yiwe mu gukora niki aho byibura cyano igeze byibura se hari ukuntu uvuga ati aha ngeze byibura ntangiye kurya amatunda ya YouTube cyane aha ngeze ndashima mu by'ukuri ndashima kabisa ndashima cyane kubyuka ukabona abantu 10,020 ubwo ufite 20,200 kubyuka ukabona 20,20 by'abantu bavuga bati no muntu reka tumutize amaboko yacu tumusapotinge muri ibi bintu arimo arakora ntago ari ikintu umuntu yabyuka ngo agure runaka ntago ari ikintu wabyuka ngo nyine nta kintu wabigereranya nacyo rero ngiye ndashima pe ndashima cyane kabisa cyane ari ukuntu ngiye bijya bindenga nyine nkabura nk'amagambo yo kubivugamo ariko ndashima pe bimvuye ku mutima ndabashimira umuntu wese uzi ko yakoze subscribe kuri Nyabitanga Unique Show warakoze cyane umwana we mu ijuru yonyine izaba gibampera umugisha ko ngiye nta kintu nabitura mu mwana w'umuntu uko niko kuri Kim Films ati aragukunda cyane ati kandi tugusuhuze ndagusuje cyane ubarikiwe sana Nyabitanga rwose ngo munagere no kwa Kim kubera ko ni umufana wa Nyabitanga azamukurikirana 5 kuri 5 n'abafana kandi usanga Kim atarakoze subscribe ufata screenshot y'inzumire ndebe rero ibiki wagiyemo mu kandi kanya ndamuheza nimero yawe ayikora ayigeze turebe ko ari cyane tuba tubirebera mu bikorwa kandi sa uvuga neza ma kandi muracyari abasinga aya nandi makuru none ati abafana ba Nyabitanga bakunze Nyamujareti hari umuntu wambwiye ngo ese Nyamujareti ngo mwarebye isano neza ngo ubona ngo wene Nyabitanga ngo mutavukana ngo abanje baseka gusa ngo bakamamara ikiganiro baseka none bari kubagira ngo turire dufite ikibazo dufite nta mwanya wo kurira turanagira vuba turariramu uyu mwaka ntakurira urira niki ku mwana w'umuntu oya nta mwanya wo kurira mfite bareta nta mwanya wo kurira hari ibintu byo kuriza abantu hari n'ibitari byo kuriza abantu cyane rwose ngo habaye iki ngo tuze kuri kamera ngo tugiye kurira ni mukiriye se habaye iki kiriya cyari gihari kandi kandi mu by'ukuri turabishimiye abakomeje kudukurikirana kandi ni byiza cyane tugana ku musozi w'ikiganiro ngaho gira icyo ubwira abafana bawe abantu bawe abagushyigikiye abantu banjye rero aba unique abantu banjye bose baba bari na unique cyane abantu banjye rero ikintu cyo nababwira ndabakunda cyane man muri umugisha nyine Imana yampaye ntagira ukuntu nasobanura buriya hari ukuntu uvuka ugasanga nko muri famille muri nk'abantu turi abana bane mu rugo short story umwana unkurikira muruta imyaka hafi 10 ibaze reba ukuntu ungana nasoje secondaire nsoza na kaminuza umwana unkurikira nibwo yagiye kujya mu wa mbere secondaire murumva range iri hagati yanjye nawe ni range ndende so kubera urumva agiye nakuze ndi umwana navuga ko nakuze ndi umwana umwe nza kugira abasaza banjye nyuma nyine haciyemo igihe kinini abo basaza banyumva ni batoya se abantu naganira nabo baranantinya sometimes urumva ni umwana pe ni umwana ngewe ntago nkeneye nk'inshuti ankeneye nk'umuntu wo kumwigisha so kuhita mbona abavandimwe rero
tutavukana abavandimwe nk'uyu muri za social media kandi bakambera abavandimwe njye nta mufana wanjye njye nirengagiza ahava akagera kuko sinabibasha kuko kuri uko kuntu nakuze meze nkaho ndi ikinege bintera gukunda abantu cyane so ndabakunda cyane cyane pe cyane n'umutima wanjye wose nimba uzwi n'umufana wanjye tujye duhura ntumvugisha cyangwa ntunsuhuza ujye wicira urubanza wenyine ukambeshere ngo nanze kukuramutsa ndamutsa nje ntakibazo cyahara kangira mu buzima nta presidence mfite nyoboye ngo nuntinze mu muhanda ngo zoba nkereje inama y'abaperezida uzompagarika ndamutse nta kibazo nzagirana nabo nukuri ese biriye banga ukoresha kugira ngo kubera ko hari umuntu ujya muri social media kabiri kangahe izina rye rigasa nkaho ari zimwe wowe niriye banga ukoresha kugira ngo ubimukunde ibanga n'ibanga rero se niri ariko ibanga rya mbere nagiraho inama n'abandi bantu kwirukankana n'ibiri kwirukanka kuko uko wiruka murageraho muhagarara inyuma hazi ibindi byiruka cyangwa se niba hari ikiri kwirukanka nyuma yacyo hari ikindi anytime cya kindi kiri inyuma gishobora guca kuri cya kindi we wari uriho wowe tuza ube pose ukora ibintu kubera ko ari bigombwa gukora apana kuza ngo nyamujarete bamuvuze ngo nirutse ubona ko bamuvuze ngo nirutse ntabwo umuntu yahora muri ayo ngayo tuza mureke kuba abantu bo mu kirere birafasha cyane ese nk'abantu birengagiza wenda nk'abantu umara kubaka izina akabona ko agomba kugendera hejuru ntabwo agomba kuvugana n'ubonetse wese wamuhamagara sine ngaho yakubrotse cyangwa se atagusubije wowe uzakira gute nkubwire abantu mwahuriye muri social media nk'uko ubizi neza ko social media ibamo fake life nazo ni fake friends sometimes abantu mwahuriye muri life ya social media ubizi neza ko ino life 90% niba ari fake ni ukuri nizo nshuti 90% zizakubera fake kandi umuntu mwabanye kubera ko hari icyo ufite ni ukuri ko Imana ntiyakubera umumaro nka wandi mwabanye ntacyo ufite nimba uzi ko waje muri bino bintu bikagukanga ukigira umuntu wo mu birere arabanje numva batakitabira n'ubukwe bw'amafamiliye babo ngo babaye abastari n'abasirimu ese ninjya kwambarira umuntu mu bukwe nigiye bari we bitayeho iwacu ni mu cyaro sinagiye iwacu kabiri gatatu bro uwo mwene wanyu wo nguri kwirengagiza niwe uzorganiza ikiriyo cyawe nupfa ntago bana no muri social media tuzabona umwanya wo kuza kugushyingura ababi wanyu nahi wanyu wahunze ngo ni kure cyane natwe azatubera kure kuza kugushyingura pe cyane azatubera kure noneho rwose ntibidufasheho abanyarwanda nibo bajya bavuga ngo ntibindeba ntibidufasheho ni ukuri nugira ibyo byago ugapfusha mama wawe aho ngaho waze kujya kumusura kubera ko ari kure hakubereye kure nk'umwana we je tudafitanye isano hari ni ukuri sinzaguherekeza kuko nta munsi n'umwe wigeze umbwira ngo tujane mu rugo kuramutsa mama sinzi nimba unagira iwanyu turahurira kuri social media uceho nanjye nceho no ntabwo bikwiye ko wishyira hejuru abiwanyu wanze gusura ngo bari kure kurumva ko kure hari mama wawe rero hatari mama wawe reka kumbera kure reka kumbera kure ikindi ngo tukivugisha ngo abana mwakuranye ngo abantu ngo mwiganye bari abantu nibo bakuzi nibo babitse ubuzima bwawe nibo bakubaye hafi igihe bitashobokaga ngo kubera ko wagiye muri social media ngo ndavugana n'umusitari mugenzi wanjye ngo duhane ibitekerezo aka ni akazi twahujwe n'akazi nyuma y'ako kazi wa musitari mugendana agira inshuti ziwe agira bene wabo kandi wabitaho wowe rero wihahamuka ngo ugire umutima uhagaze ngo umuntu wo mu kirere uko akunda umusitari ngo sinajya gusura ngo shangazi wanjye ngo ni umukecuru ngo mu cyaro nyogosenge bro mushiki wase yo nupfa nyogosenge azarangiye nyabitanga mwahuriye kuri kamera sinzorira ndizwa niki ndakuzi titwahuriye kuri kamera titwahuye kubera ko ndi umufana wawe nyine wifata ubuzima bw'imyaka yawe tuvuge 25 umaze ku isi wipfusha ubusa kubera ubuzima bw'umunsi umwe cyangwa bw'umwaka umwe bwa social media nta mpamvu iriya myaka yawe niyo yari igoye ahangaho ugezeho kwigaburira ukagaburira n'abandi bakugaburiye ibyo rero byiguhamura ngo bigukange no nta mpamvu cyane ko muri izi namwe muri industry muri izi ngo ntiwava mu nzu ngo ntiwatega moto ugategereza inshuti yawe ifite imodoka akaba ariyo muhita mucudika kubera imodoka za nshuti zawe za moto ntabwo mukigendana kandi mu by'ukuri muri social media nibakwataka za nshuti zawe nizo zaza kuvuga ubuzima cyane rwose runaka turamuzi ni inyangamugayo ntiyakora ikintu nk'icyo ariko muri social media bazamukoza akavuga ngo mwana ngo ntabwo muzi neza ngo urumva ngo twahuriye ngo muri filime yo kwa runaka ngo ntabwo turi inshuti ngo byakure ngo ku buryo namenya we wanyawe mwikirengagiza abantu babazi rero ngo mwite ku bantu batabazi ngo uko ari cyo muhuriyeho nta mpamvu kabisa
Nyabitanga urakoze cyane Imana iguhe umugisha asha